shaka umushusho ameze gute uwo mushusho shaka umutipe nyene agereranya atari muremure cyane atavyibushe asubwira cyane nanjye ndi umukobwa mugufi atari cyane afite ibiri twose aha washitse abo bakobwa banyu mwabyaye n'abagore bagenzi banyu n'umuganiriza ujye umubwira tubabwira pastor sugikomeza se tujye inama nk'abagore mubwiye atari kundi bigenda bite nawe akubwira ukuntu bigenda ari nubwo mushaka kuba muri kumwe muri urwo rugo nawe rwaraye rugwe ruhiye nijoro ukamubona ku meza wamubuze ukakubwira ngo ntago ameze neza kumva urwe rwahiye kare kandi nawe ari mu rwawe ariko ibintu biri kuri iyi si we nawe kandi urwe rukarara ruri gushya nawe urwawe hari igihe ruhira hari igihe zihira rimwe nyamusanga muri kugundagurana umwana akavuga ati shana nese ko nanjye nimushaka mwicane kumbi nawe urwe rwahiye kandi ubwo ngo ni umwana mu rugo itangazo ngenera minisiteri y'ubuzima ndetse minisiteri y'ubucuruzi n'inganda turamenyesha minisiteri tumaze kuvuga hejuru ko zakwicara zikaganira kuri iki kibazo gikurikira kubera izamuka ry'ibiciro riri gutuma ibicuruzwa bihenda ku isoko turifuza ko minisiteri y'ubuzima yafata amafaranga yashoraga mu bukingirizo ngo abakene babonere ubuntu yuko yose bayaturumburamo bakayihera abacuruzi maze ibiryo tukabibonera ubuntu n'ubundi ntabwo sida wayirinda wapfuye turabizi yuko izo ngamba kugira ngo zizatunganywe bizatinda niyo mpamvu twisabira abantu bashinzwe irondo ry'umwuga kubera ko aribo bazerera mu izi karitsiye aho bazajya bamenya ahantu hari umukire wakaranze neza maze bakatubwira nkatwe twifitiye uburisho tukajya tugenda tugatunga ku uwo muhumuro kugira ngo turebe ko ubwo bugari bwamanuka mva tukubaze Nyagatare ni data turashize none sawa urakoze amusifuza sifu ya Kigali yitwa ntago munsi unari impari nuko nari nk'umuntu hejuru n'ifoto y'abafoto muri stade yo gufoto iri kuri stade rega ngira impanga ako jya ugera amazina y'impanga yabayimenye batazajya bakwitiranya nawe impanga ntago zitandukanywa n'amazina we nyine babamenye bazatandukanyirizwa ku masura wowe uzajya uvuga uti ngiye windi hagira Imana Benjamin Gicumbi impanga yanjye rero ntihagira Imana Daniel niba washyiraho Daniel nukuze ko yaguye mu rwobo rw'intare ariko niyivanye abantu mwabaye muti niyivanye ngo zanze kumurya nyuma y'intare kayigira yihinduye cyangwa Imana isi zihagisha ese zari intare koko byari bipupe intama yose maze iminsi 3 wayikira yayitinduka karinivore da uwagushyira ahantu kamara iminsi 3 utari urumva fwa akagufungurira umufuka w'isima wawahira da itatishize ugakora bito mu gifu umutse kwa kangaye akagufata agushyira ahantu hari agahita kinga kigere agafungura azanye umufuka w'isima ikintu wawukorera ugakora bito mu gifu se ikintu wawukorera ni ikintu kirenze amagane buri intare yaburaye kabwirwa iminsi 3 rero umunsi wa mbere kabwirwa kaburara ukagwamo ngo yabamareka bakohereje kabwirwa wa kabiri yaguconchoma bagati kayura yaguconchomera ukazabuzuka Farida uranyumva cyangwa ntabwo nyumva banzaniye juice iriho umutaka uyu mutaka barawurya nawo cyangwa ntabwo bawurya tabara amategeko asaba abashakanye nta gahato nemeye ko umutasi foyi ambera yewe Nzeyimana Augustin maze kumva icyo amateganya ujye munafata ibintu mu muzi ko abasatsi bagira imizungu bw'inyuma tugiwe
ugize iyi si ndayihaze kuko niwumva ngo niyahuye ntibizagutungure. Ese ushaka kwiyahura ukajya he? Abandi bajya ninjye wa mbere waba wiyahuye se kwiyahurana Imana itagira bari umuntu wiyahura kwa shitani se sinahurira n'abandi. Aha. Hello. Yes ashimwe cyane. Yego. Dabizi biragutungura. Dabizi biragushobera. Ariko ukizera niko. Mazimezi ngomara mu rusengero. Mazimezi muri mirimo yawe. Mazimezi muri kuririmba. Umutima ukakunumaho. Naraho guhera. Nabiganirije Imana. Uyu munsi yabinyemere n'impamvu ugiye kubwira. Ndagukunda byizere. Ndagukunda niko kuri. Ndagukunda witungurwa kandi urabikwiye. Uri umukobwa mwiza cyane. Ukunda Imana. Ukuntu uteye. Ukuntu usa. Nawe utagukunda yizera. Ufite umukunzi. Wamukunzi ni bwoko ki? Arasenga. Wiriwe neza dadi. Mwiriwe. Witwa nde? Rutabana Daniel. Witeguye gusubiza ikibazo cyanjye? Ndagisubiza. Hari iminsi igize icyumweru. Ni 7. Wumva Friday ari kuwa kangahe? Ku cyumweru. None se tesi. Umusore guteye inda akaguterera. Ntabwo byashoboka. Kandi no kumenya nuko he did not expect. N'abantu bibaho ibyo bintu ntabwo ari umuntu mukuru. Ntabwo ibyo bintu yabikora. None se wayisamye wayikuramo? Ibiki bisama? Unyine wayisamye wayikuramo? Leave me alone here. Jewe mubwire uwo twita umu ex ntabwo ikibazo kiba kubera ko mwakundanye. Yego. Ikibazo kiba kuko baryamanye. Umu ex bura no mwaryamanye ubu. Umu ex mutaryamanye se ni umu ex wahe? Uwo ngo na threat nimwe atera mu rugo. Yego. Na threat nimwe. Abanyarwanda reka mbabwira abanyarwanda bavuze ngo aho yaciye yacu urwango kubera iki? Nseka mukanya ngo yankunze. Zari banana mukanga ngo abanyafashwe ahita toroka. Vuga neza ntabwo twumva neza. Vuga boro twumvikane. Ndigira amajambo ya specioza. Ntuye muri Kareba. Bakwiciye umwana. Banyiciye umwana kuri Noheli. Bande. Nyiramarira na Zari banana mukanga. Inde? Bamaze kumwica baramuterura bamujana mu gashamba kabanyina mararo karaho hafi. Bukiye mu gitondo baravuga ngo umurambo gura. Aha. Umva mama Zuki. Umva ibyo nkubwira ndi kukubwira ndazizanye ndavuze ni wowe ifata iyo situruwaya niyo safuriya wozi yo sabune gendaje. Kandi huta ni ndakwiyamye. Ya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Mana amatwi mudasa n'amatibirizwa. Umwana ubona dusa jewe. Neshe umwana ntimusa. Umutwe umengani wa komanda yonyine rero. None wofise umutwe umeze gute? Lava, gasombombo. Amaboko era umengani ari dramera. None nyokuru wawe ntasa nk'ukweregana bya. Nyokwe gira icyo sonera. Ndabana ngana era nimbaru wa komanda ntumbyi. Ndabonye n'uyu mwana aragukunda gumakura. Akunda we atakunangalia na bimacho mabo. Aho rero ubundi ubushize ko meruka mugenda muvuga ko mugiye kubyikemurira byagenze gute? Muyobozi ntitwavuye tuvuga ko tugiye kwitandukanya ku neza cyangwa inabi. Yego mwamara amaje. Nje rwose numvaga ubumwe muri mwe ari umupfu. Abarozi se sha barapfa. Umurozi ninyo yabyiganye na ku izina rya Yesu. Umva president urumva? Akuye umugabo nashaka akamunanira. Nuko no kanchako ko yari gusobanura ubije muti. Dore niyo mpamvu ikibazo cyanyu cyari gikemuka. Nimujye muhana ijambo. Ubundi wakwima umugabo ijambo ukamuhakera. Azajye kuyakanya ni okay. Ibi ni bikibaho. Muyobozi nawe ndebe usirashatse umugore cyangwa nide. Wachatse utambana se. Nakubwiye ngo ibyo ni byo kosa nakosa ariko Likey. Bakobwa nubona umusore yaribwe yifuza ko mwakambarana ubusa ntuzaze uzabyemere. Usuko gatima ke gateratera kifuza ko kazamura ijipo yawe nawe kaza kari gutera kifuza ko kamanura imashini ye atari ipantaro ahubwo ari ikofi ye. Kora pompage, subiza ni pompage. Mama acuruza iki? Acuruza iki?
bose waje ugatwara amafaranga yawe koko ya miliyoni wibagiriwe mu rugo ndigushaka kujya kuri toilette nkavuga ndasanga bayacomoye nashaka kujya kugura akantu ku muhanda nkavuga ndasanga izo bayipfumuye nashaka no kuyitwaza nkavuga ni buri wese aramenya ko yafite noneho wowe gacwa we ndikuyasiga mu cyumba nge nkarara muri saro wowe gacwa ugukubise urushyi ibumoso tege niba urya kubiteho ku rugero Petero atanze ni rwiza. Petero wamurobyi we Yesu nagenda ndakwica. Fuck you. Niryo kosa ririmo gukora. Abantu araza ati giye ndashaka kwirongorera amagi. Mu izina rya Yesu. N'urugero ndimo gutaba. Ishimire Jean Pierre. Biteguye gusubiza ikibazo cyanjye. Ndabyiteguye. Jean Pierre. Karame. Wumva? Made in Rwanda. Tandukaniye na Rwandair. Tandukaniye na Rwandair. Aho bitandukaniye Made in Rwanda nuko ari yo mu Rwanda. Rwandair akaba ari yo hanze. Hey, y'all, come look at this. Abazungu kazi niba mubona